imyitozo batuje ejo hari n'undi mukinnyi mushya wari uri gukora imyitozo gusa kureba imyitozo ejo ntago byari byoroshye yari ari kure cyane nabonaga asa nk'umukinnyi uri guca kuri kabiri nabonaga ari gutera amakross menshi cyane we yari yambaye n'imyenda y'imyeru mu gihe abandi bari bambaye imyenda y'ubururu ari umunyarwanda sinzi niba ari umunyarwanda ntago namubonye neza ariko n'umukinnyi ni mushya we nta nubwo yari yambaye imyenda imeze nk'iy'abandi ariko yaba umunyarwanda ko mumenye umukinnyi uje ari mushya ntago aba yambaye imyenda isa nk'iy'abandi ariko n'abandi baba bambaye iy'ubururu ariko we aba yambaye iy'imyeru umukinnyi nawe arimo ngo wakongeraho niyo surprise ishobora kuzaza ariko ngo witwa Rodfi aratuje cyane ngo ari kuri tactique zo mu kibuga nta kindi kintu ari kureba. Impamvu Rodfatuje urumva yasabye ko abakinnyi abenshi bari mwigeragezwa baje n'uburyo bataranazi baba bava mu myitozo ariho mwabonye Ndong Meg Chancellor yasinye ikipe ya Gorilla ariho mwabonye ko bakaramako bura ntago bakiri gukora imyitozo muri Rayon Sport yasabye ko bashyirwa ku ruhande agakoresha abakinnyi afite ako kajagari rero we yasabye ko kavanwamo uvuga ngo umutoza agize icyo asaba ubuyobozi bukagikora nk'uko agisabye urumva nawe ugomba kujya ku murongo no nagatuza icyo akora no kureba group afite agakora iyo mikino noneho nyuma bakazareba imyanya bashaka kongeramo nk'ubu nk'iyi match bagiye gukina na Gorilla uyu munsi iraza kugaragaza wenda niba bakeneyemo abandi bakinnyi cyane cyane mu gice cy'ubusatirizi nicyo gihe wenda Bing Beradahari byahita bigaragara ko ha Burundi rutayizamu aho niho nashaka kujya rero mumbwire Rayon Sport ikeneye Yves Habimana cyangwa ikeneye Mugunga Yves ubwanjye ngiye mbona bakeneye Yves Habimana ko ari we wakinaga n'imibare muvugira n'uca abana katwumve Yves rero Rayon Sport kuri Mugunga na Habimana iyo ndebye mbona Mugunga yaba mwiza kuri Habimana tanga impamvu yanjye suku kerensa ubushobozi bwa Yves Habimana muri Rutsiro cyane ko yagize saison nziza ariko bura Yves nawe uyu Habimana mubyibuke ko yigeze kugira saison mbi cyane muri Gorilla akiva muri Gasogi nabwiye muri Gasogi adakina ajya muri Gorilla naho ntiyakina Yves Habimana cyane buraza yaciye muri Gasogi ndamwibuka ajya muri Gorilla naho ntiyakinaga harimo muza ari muri Gorilla kubera ko nyina abaga ari umukinnyi mu bencheri asimbura kenshi cyakora aza kugira saison nziza ubushize ari muri Rutsiro cyane wenda ko yarageze wenda mu ikipe ahura n'abagenzi bamufasha n'umutoza agatera Musa amujyanyemo gati aho twari turi kumwe hose ntiwakinaga gerageza hano zamura urwego yagize saison impeccable ariko ngeyo ndebye kuri talent no kuri experience mbona Mugunga murusha Mugunga gukina muri APR ushobora ngo ntiyabanzagamo ariko burya yagiraga umwanya wo gukina yashaka kubanzamo cyangwa Simbora Nshuti Nosa ari nabwo yahamagara mu ikipe y'igihugu ajya muri Kiyovu ntabwo wavuga ko wazamurira mu rwego cyane cyane wenda n'ibibazo bamazemo iminsi ahubwo wenda muri Gorilla niho twe tumwiteze yakinyemo match nk'ebyiri ahita abona dire kujya muri Saudi Arabia ariho wenda bisa naho bitakunze ntabwo wakishimira ko baba bamuguze wenda amaze iminsi adakina nk'amezi nk'ane cyangwa 5 ariko buryo umukinnyi udakina ntabwo ateshwa agaciro cyangwa se ntabwo avumwa kuko nabira Amahera Bedi yaje amaze igihe adakina uvuga ngo umukinnyi udakina ahubwo abakurikiyeho kureba ngo umutoza azamufasha iki wenda umutoza wa physique umutoza mukora azamufasha iki kugira ngo yongere kumugarura ku rwego icyo washingira uvuga ngo simuzana ni kuri tare cyangwa se ku buhanga bwe ku mikinire ye usanze imikinire ye nta kigenda ntiwamuzana ariko usanze umukinnyi ari muzima ntabwo wavuga ko atakinaga tureke kumuzana twamuzana ko tukamuzamura urwego biciye muri coaching staff dufite akaba yakina ubwo rero mbona Mugunga mu bihe bye byiza yaba mwiza kurusha Yves uvuye muri Rutsiro akaza muri Rayon kakaba no kuza mu ikipe imuruta gutyo kwiyadapta biragora kandi ikindi Rayon Sport kuri Mugunga nta mafaranga iri buze gutanga kuko rwose no kuma installation ya miliyoni nk'ebyiri cyangwa se 2 n'igice ariko Yves ni umukinnyi gifite amasezerano mu ikipe ye icyo gihe kujya uhagurutsa umukinnyi ugifite amasezerano bigusaba kwishyura miliyoni nk'icumi cyangwa se 9 icyo cyonyine cy'amafaranga nicyo cyatuma bagura Mugunga nawe nta kintu kuko atari amafaranga Rayon Sport ntabwo same level aba bombi nta numwe Rayon Sport izagenderaho barashaka umuntu bukina mu gihe fore nganya atarakira niyo papa si yambe Mugunga Yves kuva muri 2020 kuva no mwaka ushize ntabwo arakina kuko nawe yagiye ntiyigeze akina bivuze ngo ukeneye umukinnyi wo kugufasha muri championnat mu gihe utegereje ko fore nganya akira mwaka ushize wa 2024 yakinye imikino 2 muri Gorilla ajya mu Barabu kandi nawe ntiyakina ntabwo arakina abantu bagira ntekane none se 2025 yarakiriye turi 2025 tugeze mu kwezi kwa 8 ashize amezi 8 adakina kandi bakeneye umuntu uza gufasha mu gihe foro nganya atarakira uyu Habimana Yves yafashe ikipe ya Rutsiro byira aracyafite izo fomu zo kuba byibura ni muzima yazaga atangira gufasha mu gihe Mugunga Yves uvuga ngo ndabanza kumutyaza ndebe ko nakongera kumugarura muri fomu
Habimana Yves ibyo yakoze mu mwaka ushize kugera ubwo ava muri Rutsiro akagera ubwo ajya mu Mavubi akanabona n'iminota akina kuri match ya Nigeria, ntekereza ko ari we mukinnyi urambisiye kuruta uko Mugunga Yves ameze, kuko Mugunga Yves kumugura no gutera igiceri ntabwo yakinaga, ntabwo aheruka mu kibuga. Nawe yagiye muri Kiyovu dutekereza ko agiye kubanza mu kibuga, nigeze ari pondi 100% nk'umukinnyi wari uvuye muri equipe ya APR, yabaye muri APR no mu bencher, yavuye mu ntara abantu benshi bamutekereza nk'umukinnyi ushaka kuba yagira icyo akora, ariko ku bwanjye muna n'umukinnyi utarigeze ageza kugasongera impano ye. Mu gihe uyu Yves nawe yavuye kuri bench muri za Gorilla, ariko aho yahawe umwanya mu mwanya ubanzamo yabaye umunyarwanda watsinze ibitego byinshi. Ku bwanjye nka Rayon Sport ikeneye umukinnyi wo kubafasha mu gihe Forunganya atarakira, bafata Yves muzima bizeye neza formu ze ushobora kuba yaza akabafasha muri iyo mikino mike. Ese bafata amafaranga baguze Bing Bero banafite Forunganya uzagaruka bongera bagura ndi rutayizamu gutangwa amafaranga. Erega ntabwo ku isoko ikeneye. Kuko Rayon Sport none se n'amafaranga bagomba kumarira amafaranga. Yaba Mugunga Yves byibura babiri baguze. Kuko nabonye bashaka gutanga miliyoni 8 baramutse babonye unduza inyuma yabo bataka udatanzwe amafaranga ntibamufata n'ubundi kari sword player. Impamvu atari kwemera gutangwa amafaranga rigana nuko nababizi ko umusaruro wari muke. Ni free agent. Nese free agent utai amaza amezi 8 adakina. Ni nkabira bya Bedirega niko n'urabedi ariko nawe Sarere ari kwakira remere. Ntacyo Sarere burya warimo. Aya. Rayon Sport nibikeneye umuntu yifasha muri gihe Forunganya dari. Nyuma y'ide umukinnyi wakinaga aba bafasha hanyuma Forunganya zagaruke asanga byibara ari cyo yakoze. Ariko umukinnyi ugomba kubanza gutyaza. No muri rero ngo bayikoraga bashaka bajya gusinyisha Habimana Yves ngo byahindutse kabisa. Deba bayikora. Imaze iminsi bashaka bajya gufata Habimana Yves ariko banamufasha byaba ari kumuhemba ariko zijya bagomba kumufatira, ariko uziko Yves agomba kuza muri sezo hagati yaje bazana ba Abdoulaye Jaro n'ababira Mahira Bedi ntibamuzana. Nyuma yaho ejo bundi bazana Rivarido nabwo bagomba gufata Yves ntibamuzana. Na hano rero baramutse batamufashisha ubanza bakomeje kumunomfesha ikipe Rayon Sport kabisa. Tujye kuri Emmanuel Arnold Okwi. Hari n'abandi bibaza ngo ni gute nguyu bamugura muri polisi. Ya Okwi ngira ngo yaramaze iminsi ashakishwa n'ama equipe menshi harimo ayo mu Rwanda ubwo yabanje ibiganiro na equipe AS Kigali kugira ngo bakomezanye nk'umuntu wari wabafashije mu mwaka ushize w'imikino. Biza kurangira bigoranye kwera ibyo polisi yari iri kumuha, ariko aracyari wabi Bugande muri iyi minsi. Binavugwa ko hari n'ama equipe y'iwabi Bugande yarariho amwifuza, ariko Okwi amakuru narayemenye muri equipe ya polisi yamuhaye amafaranga meza aryoshye, bamuhaye miliyoni 15 mu mwaka umwe. 15 ku mwaka. Bamusinye bagomba gusinya umwaka umwe akamara miliyoni 15. Urumva ayo mafaranga sinzi ko hari indi kipe yari gupfa gushimaho, ariko urumva ubwo atake Elijah nawo kwi amakipe azabirya. Urumva kandi arabakinyi benshi basohotse muri iyi kipe ya polisi harimo n'ababafashaga mu busatirizi. Itago Berivore yarasohotse cyane abacukuma Odi. Yego byanze ko zaba nimwe mu ataka za Ari Elijah Neba bazajya baba bahangana cyane pe. Umwe yasimbura ndi kandi uko umwaka ushize yatsinze ibitego 8 niba atari 7. Bryce Kigali yari ifite ibibazo byinshi byo kudahemba n'iki experience. Mpamya ko kuri polisi baba babonye backup nziza, niyo yatabanza mu kibuga ka backup byibura uvanyemo ani Elijah ushyizemo Okwi awushyizemo bifatika, ariko kwako afite n'ubushobozi bwo kuyakina ku ruhande, kuko n'ubushize yakinanaga na Chabarara bombi bakataka arabataka babiri no muri polisi byashoboka. Hanyuma tuyisenyere Sene Tuguma we yatijwe muri AS Kigali, byaje kurangira yembe kujya muri AS Kigali. Icyabitizaga nuko muri AS Kigali nta kipe yemerewe gutira abakinnyi batatu mu ikipe imwe. Kiragiye rero Frodouard Kategaya na barenze batatu barigaga batatu cyo gihe Tuguma ntabwo ari kujyamo, ariko bariko Frodouard wari maze kujya muri polisi niho mwabonye rero tuyisenyere Sene nawe yahise ajya muri AS Kigali. Ubwo Tuguma ni umukinnyi mushya w'ikipe ya AS Kigali nk'inizanye agomba kuba ariyo cyane. Uko dushobora baga imikino abareyo ngo rwose ngo baratumiye ingoma mu gingoma kureba mare. Yagira ingoma reka negira ingoma ngewe. Ari Vigo iparitse hano hanze rwose ya GR nta nibibazo y'amafime bya za Sofia byo kumfotora.